none se uretse uburyarya, nimero zanjye za telefone ziri muri telefone yawe zikumariye iki? Kutampamagara, kutanyandikira na kamesaje, kutajya unsuhuza cyangwa umbaza amakuru, komba kuri watsapu ukaba utamvugisha, ukaba utanyandikira, muri make bikumariye iki? Ni iki telefone yanjye ikumariye muri telefone yawe ko utajya unyibuka, kutajya umvugisha, komba no muri momo ukaba nta kintu ujya unyereka, ko ndwara ntubimenye, ko mbipositinga ku ma watsapu ntubisome, wanabisoma ukicecekera? None se uretse uburyarya, kuki wirushya utunga telefone yanjye muri telefone yawe, uzi kutazampamagara, uzi kutazanyandikira, uzi ko ntazaguhamagara ngo umfate, ndaguhamagara ugahita ngo dore wa wundi, ngo ubuse ngo uyu we. None se waretse uburyarya ahubwo ukabikora byiza ukankura muri telefone yawe? Bikumariye iki kumbika muri telefone yawe ntaguhamagara ngo umfate, utampamagara, nta kwandikira mesaje ngo uyisubize, nawe utayinyandikira, utareba sitati zanjye wenda ngo ukomantingeho, nanjye nakomanta ku yawe ukinumira ukicecekera? None se bikumariye iki? Kumbika muri telefone gusa nk'umurimbo ntacyo bivuze, ariko bibaye byiza nimero zanjye si zaba umurimbo muri telefone yawe, aho kuba umurimbo wazikuramo, ahubwo nimero zanjye wazifashe ngo ujye umpamagara, ujye unyandikira, ujye umvugisha, ujye utera kuri momo, ujye umenya uko nabyutse se cyangwa uko niriwe, cyangwa se amakuru y'iminsi. Ariko ibyawe ni uburyarya, turahura ugatangira ngo mbabarira, ngo ariko se ngo uzi ko nanone nta nimero zanjye nkigira. Nimero zanjye urazifite ndabizi, ahubwo ntunyitaho, ahubwo ndi muri babandi nyine baciriritse, babandi nyine bavuye muri mode, ndi muri babandi nyine babandi. Ariko nimero zanjye ni iz'agaciro, nubwo wowe uzima agaciro. Abazi agaciro yuko bamfite muri telefone yabo banyitaho, nubwo meze gutya banyitaho, nubwo umfata gutya bo hari ukundi bamfata, bazi ko ndi umugisha, nababera umugisha nabo bakambera umugisha. Ureba sitati zanjye ugaceceka, ndakwandikira ugaceceka, nkandika mesaje ugaceceka, nabibonye ko wabibonye, ndaguhamagara wapi? None se iyo telefone yawe ko iri mu mwanda wa telefone zanjye, wazafasha akanya ukigomwa ugafata nimero zanjye ukazisiba ukankuramo? Cyangwa se niba ubona akazina kanjye wanditse muri telefone yawe karyoshye ari keza, jya ubinyereka, jya umpamagara, jya unyandikira, jya unsuhuza, jya ukomantinga kuri sitati zanjye, jya umbaza amakuru y'iminsi, jya umbaza uko tumeze. Mana we, jya unyitaho. Abantu benshi batunze amanimero y'abantu ntacyo abamariye, batavugana nabo. Uretse uburyarya, ibyo ni ibiki? Uretse uburyarya, ibyo ni ibiki biri mu matelefone yanyu? Kara nagakene, kara ntacyo kambwiye, ubu se karambwira iki?
utunze abantu muri telefone yawe, baraguhamagara ugahita bati buriya kagiye kunsaba, atari kubara nabo bararushya, ubungubu. None se wazamukuye muri telefone yawe akareka kukurushya? Wamushyiriyemo iki? Wamwandikiriye iki? Ibyo se wabimubwiye ahubwo? Ngo arangora, ngo agira gute na gute? Uzafata umwanya ibyo ngibyo wivugisha cyangwa ubwira abantu muba muri kumwe, wiyerurutsa mu bintu bitari ibyo kwiyerurutsa, umuhamagara ubimubwira, umubwire ko akurushya, umubwire ko akugora, umubwire ko iyo aguhamagaye aba ashaka kugusaba ntazongere kuguhamagara. Akoresheje amayinite, akoresheje umwanya we, abonye utamuhamagara araguhamagaye, abonye atakwandikira, abonye utamwandikira arakwandikiye, ariko ibyo byose ubikubye na 0, wapi? Hatari kuri yawe, arabona tukiri mu rwego. Ntago mukiri mu rwego, nibyo, ariko umubikiye telefone ye muri telefone yawe. Wabaye gute ariko? Ese urwo rwego wagiyemo ni rwo rutuma nyine ufata abantu bose nkaho bari hasi nyine, ntimukiri mu rwego, ntiwabafata kuri telefone yawe, nabatesha mutwe, ubona utuntu bashyize ku masitati ukabona n'utuntu duciriritse, ntabwo ari bya bindi bigezweho, ntibigendanye n'igihe, ariko niko bameze, bibubahire. Umuntu wese ufite muri telefone yawe wagakwiriye kumwubaha, kandi wagakwiriye kumwitaho. Ikitari ibyo ni uburyarya. Gute utunga umuntu muri telefone hagashira amezi, hagashira umwaka utaramuhamagara, utaramwandikira kamesaje? Gute se uretse uburyarya? Gute utunga umuntu kuri watsapu hakamara amezi, mwahura mu nzira ngo nari narakubuze, ngo ariko se ngo uracyabaho, umufite muri telefone? Bibaho uretse uburyarya, ubundi ibyo bibaho? Ese wowe ari nkawe da, abuvuga muri mu rwego rumwe, babigukoze byagenda gute? Reka uburyarya ufite muri telefone yawe, ita kuri buri muntu wese ufite muri telefone yawe. Bitari ibyo uri indyarya, bitari ibyo nawe uri muri babandi bavuga ngo reka bazamenye ko mfite inshuti nyinshi. Urazifite, ziranagukunda, ariko we ntacyo uzimariye. Ntacyo uzimariye, nta mesaje, nta. Reka uburyarya ufite muri telefone yawe. Umuntu naguhamagara umwitabe, n'uba uri bize basuze kumwereka ko wabonye ko yaguhamagaye, uze kumusobanurira ati nari mpuze cyagiye umuhamagara, ariko nari mpugutse. Ariko reka gufata uko nguko abantu bose uko wiboneye bari muri telefone yawe. Wabashyize muri telefone yawe, nta mugozi bakuziritse, biteho. Nimero zabo abandi baziboneraho umugisha, ariko we niba udashaka uwo mugisha, zikuremo. Wabaye gute ariko? Wabaye gute kutita ku bantu bari muri telefone yawe? Nawe usigaye utwirataho ngo rega ndi hanze, ngo rega kuvugira kuri telefone ngo muri aya masaha ngo nyine ngo urabyumva, ngo rega ngo inaha tuba dutandukanye ku masaha, ngo umuntu aba ari biza abarushye. Rega natwe nyine tutandukanye ku masaha, uko mutandukanye natwe ku masaha, natwe niko dutandukanye namwe ku masaha.
ntukatwifatire kuba uri hanze. Hakose ubundi ni hanze. Ni hanze hatuma wibagirwa inshuti zawe. Ni hanze hatuma wibagirwa abo mwabanye. Erega nanjye mfunguye umuryango usohoka hanze, nanjye najya hanze. Ita ku bantu, wibigiraho nyine umuntu ukomeye, wibigiraho nyine umuntu w'agaciro. No, ngo nyine ngo waranyandikiye ngo burya cyagiye. Yarakwandikiye urabibona, hashize icyumweru, hashize ibyumweru bibiri, ntumusubiza. Ubwo se wavuga ko akumariye iki muri telefone yawe? Mwakwise ku bantu ba mu matelefone zanyu. Ese wamuhereye iki nimero yawe? Ese we yayiguhereye iki? Uko rero umwe yahawe undi nimero ni iby'agaciro. Nimero yanjye ikumariye iki? None se ko nayiguhaye ngo uzampamagare, uzamvugishe, uzanyandikire, uzanyohereze kuri momo na word limit, uzambaza amakuru, ukaba utabikora ngihumeka? Ese uzampamagara narapfuye? Uzohereza kuri momo narapfuye? Uzagira gute narapfuye? Wabikoze ubu ngubu? Wabikoze ubu? Wambajije amakuru ngihumeka, wanyandikiye kamesaje ngihumeka, wamvugishe kuri watsapu ngihumeka, kuri Instagram ko ndiho ko nta kamesaje mbona. Uretse uburyarya ubundi. Yes, dushobora kuba tutari no mu rwego, nibyo. Ariko niba tutari mu rwego, uzanyandikira uvuga ati wowe ubundi untesha umutwe, uzande kumpa amahoro. Matayo 7:12. Nuko ibyo ushaka ko abantu bakugira byose uba ariko nawe ubagirira nawe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Amen. None se wowe ko iyo wandikiye umuntu message ntagusubiza ubabara, nawe ukaba ubikora? Ko iyo uhamagaye umuntu akabibona ko wamuhamagaye ntaze kuguhamagara ngo gusobanurire, ubabara, wowe kuki ubikora? Ko abantu bakurebera sitati ntibavuge, cyangwa se batakwandikira kuri watsapu rimwe na rimwe bikubabaza, wowe se kuki ubabaza abandi ukabibakorera? Ariko rimwe na rimwe muritora, mwagira ibirori disi, mugatumira abantu ngo intwererano yanyu irakenewe, mwagira ibyago mukabona kuduhamagara. Kuki muduhamagara muri ibyo birori mudutwereza, cyangwa mugira ibyago muduhamagara ngo tubafashe, ariko ntimuduhamagare mutubaza amakuru, namwe ubwanyu mutubwira uko mumeze, mukibagirwa ko twebwe tubahamagara dufite ibibazo, twarwaye, mu rugo bitameze neza, natwe tutameze neza, cyangwa se tugira ngo tuganire bisanzwe, mukadufata mukaduterera iyo, mukadukuba na zero, mukatugira nk'ababandi nyine, babandi. Ndakwifuriza kwita kuri buri muntu wese uba muri telefone yawe. Ndakwifuriza kumenya amakuru ye, ndakwifuriza kujya umuhamagara, ndakwifuriza kujya umwandikira kamesaje akabona ko muri kumwe. Nubishobora mu gihe nk'iki, nubwo bigoye, wamusura, birashoboka. Ariko umuntu wese jya umuhamagara, Imana nikugira umugisha, ujye umuhereza kuri momo, za Airtel, ibintu nk'ibyo. Ariko uzi kubona umuntu uri muri telefone yawe akabona umukubitiye nka 500 kuri mobile money, kuri word limit, akabona uramuhamagara uri hanze ukamwatisha ati nakwibutse kuri Western Union byagezeho, kuri MoneyGram n'ibindi nk'ibyo. Cyangwa se ukamwandikira ukamwita se ka message nakwandikiye wakabonye, cyangwa ukanamuhamagara ukamubwira ati waramutse, wiriwe, amakuru, mumeze muti, abana gute. Niko abantu bagomba kubana. Ibindi ni uburyarya. Ibyo ushaka ko ukorerwa byose nawe bikorera abandi.
Niba ushaka ko uzahamagara umuntu akakwitaba neza, nawe bikorera abandi gutyo. Ibihe byiza.